urumva ariko undi araje ahagurutsa abata ati je Imana yambwiye ngo runaka Imana ikubwiye Imana imbwiye ngo gutya na gutya imbwiye ibi nibi imbwiye ngo ufite ibibyimba mu bwonko dore nibyo ngo nibyo baharayara umuntu agenda akicarira ngo abantu bafite ibibyimba mu bwonko ngo bababara mu mafi ngo abagira batewe ibintu nk'ibyo ngibyo ese koko urambwira mu byo kuri ubuhanuzi nk'ubwo ngubwo kandi umuntu arakubwira ati genda umuhanuzi mukuru urambwira ngo niba utari umutsima w'ubugingo ngo ubashe gukomera abo bantu uzabatandukanye ute uzabwirwa n'iki ko Imana iravuga turabizi ko Imana ivuga ariko uburyo Imana no kuvugamo muri no misi kenshi na kenshi abantu barahishurirwa reka dufashe n'abantu nabo bahanurirwa amin abantu bahanura nabo tubafashe nimba urose ikintu urakoze data mu izina rya Yesu mutanga bugingo turagushimiye kana kanya kumugisha uyu n'umunsi w'amahirwe n'umunsi w'umunezero tubonye tugira ubuntu mu izina rya Yesu Kristo bwo kujya ku meza yawe kugira ngo tubashe kugabura ibyawe data iri ni ijambo Yesu ryabumbye isi natwe ubwacu kandi ijambo ryawe Yesu niko wabihamije uravuga ngo ntago umuntu azatungwa n'umutsima ahubwo azatungwa n'ijambo riva mu kanwa kawe kuko nicyo wabwiye Satani rero niyo mpamvu ijambo ryawe turitindaho cyane kuko ni ryo buzima bwacu izina ryo datera gucyubahiro tugushimiye rero aka kanya ndetse turasaba kugira ngo mu izina rya Yesu utugirire neza kubw'ubuntu bwa n'imbabazi zawe abari hirya no hino mu mpande zitandukanye abazatwumva bazahabwa umugisha nawe data mu izina rya Yesu bazahabwe data imbaraga kandi bazahabwa ubushobozi bwo gutsinda Satani kubw'ijambo ryawe urakoze kuko natwe tugirira neza ukabana natwe hano hantu ibyo dufite tukabasha kubitanga nkuko bikwiriye mu izina rya Yesu amen. Haleluya turashima Imana bene data muri ahantu hatandukanye nkuko bisanzwe duba tumaze kumenyerana amazina nitwa Rutayisire François ndumva ibyo ngibyo bihagije uyu munsi rero n'ubundi ntabwo turi kure ya hahandi uyu munsi dufite isanganyamatsiko cyangwa se umutwe w'ijambo uvuga ngo umukristo wamaze kwizera Kristo uzi Kristo by'ukuri uzi ahajya uzi Imana iyo ariyo uzi cyakuri iki cyari cyo ntabwo ari ngombwa ntabwo akeneye guhanurirwa ibi bintu tubizanye kubera iki ibi bintu tubizanye kubera yuko ikintu cyiswe ubuhanuzi kirimo kirasenya itorero ry'Imana pe kubera yuko ahantu twakirijwe twagiye tubwirwa Imana nk'Imana ikora ibitangaza ntabwo nje guhakana ko Imana idakora ibitangaza irabikora twagiye tubwirwa Imana nk'Imana izaduha ibyo kurya ikaduha ibyo kunywa ikaduha ibyo kwambara ikaduha ibyo kugira gute sinje kuvuga ko itabiguha ariko ibyo byose n'abapagani barabishaka ariko Yesu yavuze n'abadakijijwe nabo bakeneye kwambara bakeneye kurya bakeneye kunywa bakeneye gushaka bakeneye kugira gute bakeneye gushaka no gushakwa ibyo ngibyo ni bya rusange ariko nkuko mubizi muri ubu buzima turimo duhura n'ibintu bitandukanye duhura n'ibihe bitandukanye duhura n'inzitizi duhura n'intambara ubukene bukatuzengereza none rimwe na rimwe wajya no gusenga ubukene bwakuzengereje wakumva bakubwira ngo ngwino kwa Yesu azakugira neza none se ubundi hari umuntu wanga umuntu umugirira neza ariko iyo neza nyakuri ntisobanuke neza ugahita ubyumvira muri bwa bukene ufite muri wa mubiri wawe wifitiye wakubitana n'umwigisha nawe utari gusobanura iby'agakiza neza ukagenda muri icyo kigari bigatuma udafata umwanzuro wo gukizwa uzi icyo uhunga ko mwibuke bene data twabwiye ngo umuntu utazi yava
ntashobora kumenya iyo ajya. Umuntu utazi Imana ngo amenye Yesu, amenye agakiza icyo ari cyo, urumva no gukizwa kwiwe ntabwo rwose ntabwo kuba kuzuye neza. Hanyuma ikintu cyitwa ubuhanuzi rero, byagaragaye ko abantu bari mu madini, abantu bari mu nsengero, ariko agakiza ntabwo bakazi, ntekereza ko batagasobanuriwe neza. Nimba ivuga gutyo wenda sinzi nibaza kuvuga ngo mbiyemeyeho, ariko reka mbabaze abantu mutuyana i Kigali, wenda nge ntabwo ntuyana i Kigali, ngewe mbahuye i Butare, ko muturiye Nyabarongo hano, hari umuntu utazi ko Nyabarongo yica? Ubu se hari umuntu muzima utekereza ngo ujye kumva wumve ngo aragiye acunze Nyabarongo yuze ngo aragiye ngo yisutsemo kandi azi ko ari bupfe? Ubu se ubu nta ngendo mwagiye mwumva zagiye zihagarara ngo zihuza ngo ziza mu majyepfo bitewe n'uko Nyabarongo yuzuye ikarenga iteme? None se kuki imodokari zahagararaga n'abagenzi bagahagarara? Si uko bari bazi yuko iyo Nyabarongo yuzuye niba yisukamo iri bubice? Kuki bamwe kuki bamwe bakataga bakajya guca za Bugesera, abandi bagahitamo gusubika ingendo? Si uko bari bazi ko nyine iriya Nyabarongo yarenze iteme no kukwica yakwica? None uyu muntu mu by'ukuri wamenye agakiza icyo ari cyo, akamenya ko Satani umugambi wiwe ari ukumwica no kumurimbura kandi akamwica urupfu rubi, akamenya ko kumvira Imana ariwe bifitiye akamaro, azabaho neza, azabaho iteka, kuko Yesu avuze ngo aho ndi niho nzabajyana. Uyu muntu wamubwira ngo niyongera asubire mu byaha kandi azi icyo yacikaga? Kimwe no kutabwira umuntu uzi ko Nyabarongo yuzuye kandi yica ngo nagende ayisukemo? Ibyo wabibwira umuntu? Ni ukuvuga ngo rero bimaze kugaragara neza yuko abantu bari mu madini, abantu bari mu nsengero, ariko agakiza barasa naho batazi agakiza icyo ari cyo, barasa naho batasobanuriwe agakiza icyo ari cyo ngo bakigishwe neza. None rero kimwe mu bintu birimo bisenya agakiza, ubuhanuzi nabwo burimo, kimwe mu bintu biri kuyobya abantu, ubuhanuzi buri ku isonga. Niyo mpamvu rero twazanye iyi nsanganyamatsiko ivuga ngo umuntu wamaze kumenya Kristo, wamaze kumenya kwizera icyo ari cyo, uzi Yesu neza, ntabwo akeneye guhanurirwa, ntabwo akeneye ubuhanuzi. Kuko ni ukuvuga ngo ijambo ry'Imana rigaragaza Imana nk'umubyeyi, data. Umuntu rero wizeye umubyeyi we akaba mwizeye ubushobozi, ntabwo yirirwa abwira, ntabwo bana birirwa ngo ntabwo birirwa bamuhagata ngo turashaka kumenya ibyo uri bukora uyu munsi. Ngiye mva mu rugo mu gitondo ngiye gushakisha nkuko n'abandi bashakisha, ngiye guhiga, ngiye mu kazi, ntabwo ndumva abana bambwira ngo uyu munsi ngo ugiye ngo ugiye gukora iki, ngo urabigenza ute, ngo uratuzanira iki? Ya kubazi ko iyo ibintu bimeze neza, ibyo bakeneye mba mbizi ndabibaha. None rero Imana nayo ni umubyeyi, izi wowe ibyo ukeneye, irakuzi utarabaho, ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, yewe Imana ikuzi iwanyu, umubyeyi wawe, papa wawe na mama wawe bataranahura ngo bagire igitekerezo bagire igitekerezo cyo gutuma wowe ubasha kuvuka. Imana yari ikuzi, yari izi ngo wowe uzaba runaka, mama wawe yitwa runaka na papa yitwa runaka, uzaba hanaha. Wowe hari ibintu biko ukabona ni impanuka, ariko Imana iba yari ibizi. Kuba rero yari izi ngo wowe umunsi unyu uzaba uri i Kigali, umunsi unyu uzaba uri hanaha, umunsi unyu uzaba uri hanaha, yari izi nibizaba bigukwiriye kugira ngo ubashe kubaha uri aho ngaho. Iyo mpamvu ibintu byose twaje tubisanga mu isi, twebwe ntacyo twaremye. Rero ikintu cyitwa abahanuzi bayobeje abantu benshi, batumye abantu benshi bacanganyukirwa, hanyuma bigatuma izina ry'Uwiteka rijyaho igitutsi n'umurimo w'Imana ugatukwa, bitewe n'abantu biyita ngo ni abahanuzi. None rero ndashaka ko mukura mu buryo bw'umwuka, mutaba babandi kuko ntago ibi bihe ntago muzabasha kubisohokamo mudakuze.
mutari umutsima utera imbaraga. Haleluya. Wowe urabona wabyukuka ngo igikoma mu gitondo ukavuga ngo ugiye gufata urugendo, ngo uzagendana n'umuntu wabyutsa akarya kabisa. Wowe urabyutse uri mu cyaro wangize nahe ufashaga koma mu gitondo urakanyweye nta nakagato ufatishije ugiye mu kazi. Ubwo umva uri buze kugira imbaraga nk'umuntu wabyutse agafata breakfast sana kabisa akumva arahaza. Rero uyu munsi ba Kristo, abantu bakirijwe, abantu mwakire Kristo, muryo umutsima utera imbaraga, mukure mu by'umwuka, apana gupacapaca ngo urashaka kumva uko Imana ivuga. Abantu murirwa mugenda murirwa mwirukanka mu byumba mu nsengero murarara amashyamba murarira gute ngo murashaka kumva uko Imana ivuga. Koko urashaka kumva iki Imana ikuvugaho? Iki Imana ikuvugaho kirenze ko Yesu yavuze ngo nzi wago, kirenze uko uvuze ngo nzi ibyo nibwira kubagirira si bibi ni byiza. Ikirenze kuri cyo gicyo ushaka ni iki koko gituma abahanuzi bagutesha umutwe, gituma abahanuzi baza bakagandika iwawe bakazanira uko bagusesenyeye n'intuza n'urugo rwawe bakarusenya neza neza. Twagiye twumva abahanuzi bashenye ingo z'intuza z'abantu. Rero umukristo wamenye Kristo by'ukuri ntabwo akeneye kwirirwa bamubwira ngo ngumva ngiravuze ngo azi ko Imana izamugirira neza umunsi ku munsi, azi ko Imana izamugirira neza isaha ku isaha, azi ko buri munsi umunsi ku wundi Imana ibyo yibwira kumugirira ari byiza gusa. Sire tukabika iryo ngiryo. Hanyuma turaza gusoma ibyanditswe. Turasoma ibyanditswe ariko isanganyamatsiko nyego mwayumvise. Abahanuzi barahari kandi bagomba kubaho. Ntabwo nje kukubwira ngo ntabwo uzahura nabo. Abahanuzi barahari bazagumya kubaho kubera ko bari mu gihe cyabo. Wabuze impamvu z'abahanuzi bariho kandi benshi b'ibinyoma ngo nukugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka. Niyo mpamvu ndikuvuga ngo mugomba gukura mukarya umutsima w'ubugingo. Ku buryo umuntu azaka kubwira ngo Imana iravuze ngo ukamureba ugahita ukamenya uwakorera uwo ari we. Noneho ndanashaka kugira ngo tubanze twinjire muri iki kintu cy'ubuhanuzi kwanza. Impamvu z'ubuhanuzi ni izihe? Ubundi ubuhanuzi bubaho byagenze biti? Iyo turebye mu gihe cya Eliya, kenshi na kenshi ubuhanuzi bukunda kubaho iyo abantu batizeye Imana. Sibyo? Iyo abantu batizeye Imana bayisuzuguye cyangwa se wumva ibintu utarimo kubishyikira neza by'Imana, aho niho ubuhanuzi bushobora kuza. Noneho rero impamvu y'ubuhanuzi ni iyihe? Ni ukugira ngo bya bintu wowe nubibona, icya mbere ni ukugira ngo ukomere, icya kabiri bya bintu nubibona utangire wibuka ijambo ry'Imana utaza kugwa mu mutego wa Satani. Urugero, Yesu yabwiye Petero ati inkoko itarabika gatatu, ati inkoko itarabika gatatu, inkoko itarabika uraza kunyihakana inshuro 3. Urumva? None se ntiyaramuhanuriye se? Ibiri buze kugira gute kumubaho? Ntibiteye kabiri ntibafashe Yesu bamujyanye batagiye kumuhata ibibazo, umuntu araza ati nyamara nawe Yesu mwari kumwe. Petero ati dekada, ati je urambeshye rwose, ati simuzi. Iyo si inshuro ya mbere, mu kandi kanya undi nanone ngo aragaruka. Ati rwose ibyo uvuga sinzi n'ibyo aribyo pe. Ariko ku nshuro ya gatatu Petero yibuka amagambo Yesu yamubwiye. Amaze kuyibuka aragenda aricuza. Ararira aricuza, ari hana bavuga ati Mana mba ngo asaba imbabazi. Urumva akamaro k'ubuhanuzi? Asaba imbabazi. Ariko urukundo ngo yibukijwe n'amagambo Yesu yamubwiye, kuko inkoko arabitse ubwa mbere n'ubwa kabiri abika n'ubwa gatatu arabika, ahitibuka amagambo Yesu yamubwiye. Rero ni ukuvuga ngo iyo Imana muri kumwe neza, uyizeye neza, muri kugendana neza, nta mpamvu yo kukubwira, ntabwo ikubwira ngo nzakugirira ibi ngibi, nta mpamvu yo kukubwira intuza ubuhanuzi, ahubwo icyo gihe yo irakora. Nkaba murimo mwumva impamvu ndimo mbabwira yuko umuntu w'umukristo ubana n'Imana neza adakeneye guhanurirwa, ahubwo akeneye gukora kw'Imana
kuko buri munsi agenda abona Imana ikora. Dore ikindi gihe cy'ubuhanuzi rero nanone, reka turebere kuri Aburahamu. Aburahamu yarashaje, ibintu bijyanye no kubyara byararenze urugero kuri we, mbese Imana atakiyizeye ku bijyanye no kubyara. Ariko ahanurirwa yuko abamuhanuriye baramubwira ati undi mwaka nk'iki gihe tuza kugarukaho uzaba ufite umwana w'umuhungu. Urumva icyo gihe nabwo kuko yari atangiye gutakaza imbaraga, nabwo nyine byabe ngombwa ko abwirwa ibijyanye n'urubyaro. Ariko no kuvuga ngo uyu muntu watakaje imbaraga ntabwo azabasha guhangana n'ibi bihe tugezemo. Uyu muntu udafite kwizera, uyu muntu udakomeye, ibi bihe tugezemo ntabwo azabibasha, kubera yuko azazungazunga, azabaho nabi. Ariko uyu muntu nabasha gukomera ntabwo azabaho nabi. Haleluya. Umuntu nari umutsima w'ubugingo azabaho neza, azagira imbaraga. Noneho reka dusome turebe hano muri Matayo, Matayo 26, wenda turano ku murongo wa 69. Matayo 26 umurongo wa 69. Matayo 26 umurongo wa 69. Ngo ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati nawe wari uri kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. Maze abihakanira imbere ya bose ati ibyo uvuze sinzi ibyo ari byo. Iki gice mbanyanga ibyo tuvuga tubishimangiza ibyanditswe, wenda umuntu atazagira ngo nibivuye mu mutwe w'umuntu, kubera yuko ubundi buhanuzi bwose bwakabaye buza bwuzuzanya n'iki n'ibyanditswe. Wenda ubuhanuzi bwakabaye buza butuma usobanukirwa ibyanditswe utaruzi. Haleluya. Ni ukuvuga ngo rero niho ndimo mbereka yuko Petero yihakanye Yesu, ariko nyamara Yesu yari yagize gute? Yari yabimuhanuriye. Urumva hari hajemo gushidikanya, hajemo intege nke, hajemo kutizera. Ariko no kuvuga ngo nituza kureba abasore hariya batatu, Saduraka, Meshake na Abedenego, ubwo babwirwaga kuramya igishushanyo umwami Nebukadinezari yari yakoze, bavuze guki? Bashubije guki? Kubera ko bari bizeye, bari bakomeye. Babwiye umwami bati twebwe tuzi neza yuko Imana yacu ibasha kudukiza mu muriro, ariko nubwo itadukiza ntabwo turi bwo babarire icyo kigirwamana cyabo. Ndashaka yuko abakristo, ndifuza ko abakristo bo muri no misi ya none y'imperuka imeze gutya, irimwe abahanuzi b'ibinyoma bateye gutya, bamera nk'abari abasore batatu. Haleluya. Ntabwo ndumva nifuza yuko baza kuba bagenda bashidikanya nkakora Petero bashidikanya ngo habira byabaye kunuza kuri Petero. Uyu munsi ngo bihakane Yesu, mu kandi kanya wongera umwemere. Uyu munsi wihakane Yesu, mu kandi kanya wongera umwemere. Abakristo bo muri no misi imeze gutya, irimwe akajagari kameze gutya, bakwiye kuba bahagaze nk'aba basore, bazi Imana neza icyo ari cyo, basobanukiye umwuka wera icyo ari cyo, basobanukiye imbaraga z'Imana uko zikora. Haleluya. None se aba basore hari umuntu waje kubanurira ngo babwira ati mwebwe mwemere mujye muri tanura ry'umuriro, Imana iraza kubakuramo? Oya, bo barahamije ijambo ryo kwizera, kuko bari bazi ko Imana iruta birabigirwamana Nebukadinezari yari yakoze. Baravuga bati Imana dukorera tuzi neza ko ibasha kudukiza muri uyu muriro, ariko nubwo itadukiza ntago cya gishushanyo turi bucyubararire. Icyambere buriya bari barasobanukiye umubiri neza icyo ari cyo, bamenya n'iherezo ry'umukiranutsi ryari ryo, bamenya n'iherezo ry'umunyabyaha ryari ryo. Ni nacyo mpora mbabwira muri no misi none, mumenye iherezo ry'umunyabyaha n'iherezo ry'umukiranutsi ko yuko bitari kimwe.
kubaha Imana niwe bifitiye akamaro, no kuyisuzugura niwe bifitiyeho igihombo. Uyu munsi rero abahanuzi barimo barasenya itorero, kandi ni igihe cyabo cyo gukora. Impamvu zabo no kugira ngo bayobye n'intore niba bishoboka, ni ukuvuga ngo rero niba udakomeye rero byanga bikunda uraza kuyoba. None se wenda mushobora kuntera amabuye mukavuga bati nawe ibyo bintu by'abahanuzi nawe uruvuga ati nawe uratubeshyira, abahanuzi bose bababeshyira ntabahari, b'ibinyoma ntabo. Reka mbaho urugero rwa hafi. Umuntu ejo bundi araje ati jewe ndi umuhanuzi ukomeye, ati ndi umuhanuzi mukuru muri iki gihugu cy'u Rwanda. Aranavuze ati jewe niyo napfa byatwara imyaka 200 na kugira ngo mbone kundi muhanuzi mukuru, undi muhanuzi umeze nkanjye, kugira ngo mbone kundi muntu umeze nkanjye. Ubwo ngubwo icyarema kumvisha Imana kubwira yuko we arakomeye, avugana n'Imana vis-a-vis. Urumva arasimbutse ati muri Kenya hari amatora icyo gihe, ati jewe Imana yambwiye yuko barabakandida babiri bari bahanganye ku matora, hari uwo bita Raila Odinga n'uwo bita William Ruto. Ati Raila Odinga niwe uzafata ubutegetsi, ati niwe kuyobora Kenya byanga bikunda. Ati ibyo bintu nibitaba jewe nzareka intebe y'ubuhanuzi. Uko byagenze mwese murabizi. Ubwo kandi atubwiye ngo umuhanuzi iki mukuru, uri umuhanuzi mukuru. Urumva ngo uri umuhanuzi mukuru wa mwisi y'intuza y'umwuka. Ibyo muri Kenya uko byagenze murabizi, sijya kubisoramo. Ubu president uriho nawe muramuzi. Abanyamakuru bamuteye kuwa kajwe gabati ngo tubwire ibyo wavuze. Ati jewe ibyabaye nta naje gusanga nta ruhare rwanjye rurimo. Ati uriya musaza niwe winaniwe, atariko Imana yari yamaze kuwangu kugira gute kumuha ubwami. Beri date ntabwo Imana ikora gutyo. Imana uko yari iri uyu munsi nejo ni kwizabiri, uko yahozeho nejo niko nikizahora. Ntabwo Imana ijya yivuguruza. Bibiri navuga ngo umugisha Imana itanga nta muvumo wiyongeraho. Uwo muntu n'uyu munsi aracyari guhanura, aravuga ngo umuhanuzi mukuru, hakanabishimagira ati genda umuhanuzi mukuru. Nyamara wowe uramutse udakomeye nk'uwo nguwo yaza akakubwira, kandi ejo yamara akaguhinduka ngo wowe ngibyo rwanuriye ngo impamvu bitabaye ngo wowe wabigizemo uruhare kandi yamaze kukujugunya mu rwobo. Ariko wowe yukanuye ukaba maso, arakubwira ukabasha kumenya, ukavuga ati uyu umuhanuzi w'ibinyoma. None se umuntu araje atanze urugero, ati Imana yabwiye ntuza Yesayi ngo najye kwa Dawidi ngo agiye gutoranyayo umwami. Urumva noneho Bibiliya kuko itwereka yuko abo Yesayi ngo abo wewe ni Samuel yatumye kwa ntuza kwa Yesayi ngire ngo abo Samuel ashakaga kwimika, Imana yarabagayaga. Ariko twibukiranye yuko Imana iramuhamagaye, uko Bibiliya ivuga ntabwo yamubwiye ngo genda urebe runaka, yaramubwiye ngo haguruka ugende nkwereke. Nkwereke. Urumva? Ariko ndi araje ahagurutsa avuga ati je Imana yambwiye ngo runaka. Imana ikubwiye, Imana imbwiye ngo gutya na gutya, imbwiye ibi nibi. Imbwiye ngo ufite ibibyimba mu bwonko, dore nibyo ngo nibyo baharayara umuntu agenda akicarira ngo abantu bafite ibibyimba mu bwonko ngo bababara mu mafi ngo abagira batewe ibintu nk'ibyo ngibyo. Ese koko urambwira mu byo kuri ubuhanuzi nk'ubwo ngubwo kandi umuntu arakubwira ati genda umuhanuzi mukuru, urambwira ngo niba utari umutsima w'ubugingo ngo ubashe gukomera, abo bantu uzabatandukanye ute? Uzabwirwa n'iki ko Imana iravuga? Turabizi ko Imana ivuga, ariko uburyo Imana iri no kuvugamo muri no minsi kenshi na kenshi abantu barahishurirwa. Reka dufashe n'abantu nabo bahanurirwa. Amini, abantu bahanura nabo tubafashe. Nimba urose ikintu, nimba uhishuriwe ikintu, Bibiliya iravuga ngo ntimwemere imyuka yose, ngo ahubwo mugenzure impano zose. Wowe kuki utabanza ngo ugenzure koko niba iryo hishurirwa rivuye ku Mana cyangwa nizo nzozo urose niba zivuye ku Mana, ugahita ugenda ugatangaza ngo Imana irambwiye. Nkuramunuzi bashoka koko wenda koko yarose, wenda uri mu president nako uri mu kandida, wenda wasanga koko yararose, wenda avuga wenda akabona inzozo uri mu kandida wenda azatsinda. Ariko
icyagaragaye nuko atatsinze. Ntabwo rero Imana ari uko nguko yakora. Imana uyu munsi turi mu mwaka w'ibihumbi 2022. Imana niba wowe uzageza mu mwaka w'ibihumbi 2025 cyangwa na ryari, Imana irabizi. Aho ho irahari ngo mu mwaka w'ibihumbi 2025 cyangwa se na gatatu wowe nturahagera, ariko aho ngaho Imana irahari. Haleluya. Ngo kwiherezo ry'imyaka yawe Imana irahari, nibyo uzacamo irabizi. Bityo rero ntago Imana yakubwira ibinyoma nkaho iyobewe ibyo wowe uzacamo wowe. Ni ukuvuga ngo ni Imana yakubwira ikintu wowe ugashaka kugikwepa, ahantu hose uzajya ugenda ugwa mu mutego wacyo, byanga bikunda kugeza iryo ijambo ry'Imana risohoye, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ndinde ijambo ryanjye nkarisohoza. Haleluya. Ntabwo Imana isema ubongo, ntabwo Imana ivuga ibintu by'amafute, ntabwo Imana ivuga ibintu by'amateshwa. Imana irazi niba uyikunda cyangwa niba utayikunda. Imana irazi niba uyubaha cyangwa niba utayubaha. Imana irazi niba uzageza naratangaho numva umuntu arimo avuga ngo n'umuhanuzi mukuru, ngo ni profete, akavuga ngo hari abantu ngo bazapfa, ngo Imana idashoje ngo amasezerano yabo. Imana irazi niba uzamara imyaka 10. Ntabwo urashobora kuguha amasezerano yo mu myaka 12 kandi izi kutazayimara. Kirazira. Imana kwitangira ryawe yari hari no kwerezo ryawe irari nubwo utarahagera. Rero abahanuzi b'ibinyoma murabona ko bahari pe. Ariko namwe mubaze mumenye yuko abantu b'Abakristo mwakijijwe ntabwo mukeneye ubuhanuzi. Ntabwo mukeneye ubuhanuzi, ahubwo mukeneye kwizera. Muri za ntwaro z'umwuka twasomye mu cyigisho cyabanje ngo mutware kwizera. Kwizera. Nagira ngo dufatanye kuri ako kantu, ntabwo tukavugaho byinshi, twaganira byinshi, ariko wowe uramutse wumva yuko hari ibyo utumvise neza, ukumva ntabwo byumvise neza, ukavuga ati ahantu nkeneye kwasobanura, waduhamagara kuri nimero ya telefone, wenda wumva hari icyo twagufasha, wumva hari icyo utumvise neza, ukumva wenda hari icyo twagufasha, waduhamagara kuri nimero ya telefone 0790 590 711 0790 590 711. ibona kuri WhatsApp wanyandikira hari icyo wumva wenda utumvise nakigusobanurira. Umpamagaye ukabona ntabwo nkwitabye, ushobora kwandi mu kazi wenda hari mpuze wawe ngo wampa ubutumwa bugufiya nagusubiza. Reka dusenga n'Imana, dusenga Imana, hanyuma ubutaha tuzakomerezaho kandi tuzahabwa umugisha. Ariko dukomere mu buryo bw'umwuka, dushikame. Haleluya. Dushikame, ntihazagire imiraba cyangwa imihengeri bigira biduca intege. Bene data, iyi minsi irakomeye. Iyi minsi irakomeye, ntabwo ari iminsi yo gukina, ntabwo ari iminsi yo kujenjeka, ni iminsi iteye ubwoba, ni iminsi y'agahinda, ni iminsi Satani ari gukoresha imbaraga, ni iminsi iruhije umugenzi. Niyo mpamvu rero umuntu akwiye kuba afite umutsima utera imbaraga, akwiye kunywa amazi y'ubugingo. Ntabwo wabasha guhangana n'ibi bihe, ntabwo wabasha guca muri izi ntambara umwuka wera atagushyigikiye, utafite umutsima w'ubugingo. Birakomeye cyane, birakomeye bene data, birakomeye kandi biteye ubwoba. Ariko abari kumwe n'Imana nta kizabananira. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu, izina ryawe data ryohe mwese no mu ijuru, turagushimiye kugira neza bacya bukira, tugushimiye imbabazi zawe n'urukundo rwawe, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ubuntu bwawe bwaturinze, watubereye maso, katurinda amajya n'amaza, mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni umwanya mwiza tuba twagize, kandi dusengera abantu hirya no hino mu mpande zitandukanye kugira ngo bahabwe umugisha nawe, bagirirwe ubuntu mu izina rya Yesu Kristo, kandi amahoro yawe data asakare kuri bo. Abahanuzi b'ibinyoma ni benshi, baradutse kandi barayobya benshi, ariko
ijambo ryawe ryarambwiye ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Ibyo rero data ndabigushimiye ko ijambo ryawe rizakomeza benshi, kandi benshi bagahabwa umugisha kugeza ku ndunduro y'ibihe, mu izina rya Yesu, amen.